nkebutse nibuka ko bansasiye imyenda, bansasiye ibitenge, bansasiye amakanga, barandirimbira, barambyinira, barambwira ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, bati hoziyana hoziyana, bati hoziyana 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 hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Nge nshingiye ku cy'umwuka ari kumbwira uyu muntu afite abantu ari gukurura, sibyo? Afite abantu ari gukurura, afite amarangamutima y'abantu ari gukurura. Niyo mpamvu ubona inshuro nyinshi mu buhanuzi bwe agira ibintu yifashisha, ingoma, gasanga arimo kuvuza induru, arimo kuvuza ingoma. Wari urimo uvuga aho yakoresheje ari muri serikeye, naho yagiye ku musaraba. Ni uburyo Satani arimo gukoresha bwo gukurura abantu, bwo gukurura abantu ngo bamugana ari benshi. Nyamara nubwo, reka mbabwire, Bibiliya ivuga iki? Mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Turi muri iki kibuga, nibyo nari ndimo mvuga, ariko buri wese afite Imana akorera. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Buri wese Imana zivuga ni nyinshi. Nidusubira no mu mateka y'Abisirayeli, mwibuke hari abangaga gusenga Imana yo mu ijuru, hanyuma bakiremera ibigirwamana. Bakiremera ibigirwamana ni amateka yo muri Bibiliya, ni amateka yo muri Bibiliya agenda anagarukana abasogokuru bagiye bagira Imana basenga, ariko zitari Imana zo mu ijuru. Imana zivuga ni nyinshi, ariko hari Imana imwe, umuremyi, Uwiteka Yehova niryo zina rye, yitwa ushoboye byose. Bivuga ngo rero icyo nashaka kubwira abantu, Imana zose zivuga ntago ari Imana yo mu ijuru, ni nyinshi. Abantu babyumve ko ari byinshi kandi zikorera mu bantu, twebwe abantu. Bivuze iki? Umuntu wese unkurikiye agomba kugenzura. Bazaza bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bantu babimenye, bazaza biyita Yesu, bazaza biyita Yesu. Ari naho Yesu yabwiye abigisha ngo niba babwira ngo ndi hariya ntimuzagire gute, ntimuzageyo. Bitewe n'iki? Nuko hari abantu baziyita Yesu. Mwaramwumvishije? Yego. Uya n'uyu nguyu kujya ku musaraba, amagambo avuga ayavuga nka Yesu, ntayavuga nk'umuhanuzi. Ari ukuntu umuhanuzi avuga, akavuga nk'uwatumwe. Yego. Hari n'ukuntu avuga akavuga nkawe ku giti cye. Ariko kwikorera umusaraba ntago ari muri buriya buryo, ntago ari muri buriya buryo. Cyangwa wa mu perezida w'Abarundi nigeze kubona nawe wikorera, ntago ari byo. Kuko ibi ni ibintu biri gukorerwa inyuma mu mubiri, ariko bifite abantu biri kurangaza, ariko atari gahunda y'Imana, ahubwo ari gahunda ya Satani. Bave mu byizerwa. Nuvuga ngo nta gitangaje kubona umuntu wari umuzi abirimo neza, ariko ukabona ejo yaguye. Nibyahanuwe ntibikabatangaze, ariko nanone bitangaza wa wundi wari umwubatseho. Ariyo mpamvu ndi kubabwira ngo buri umwe wese ashaka Imana ku giti cye. Kuba yagusengera ugakira ntago bivuze ko ari umwana w'Imana. Ikingenzi nuko yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ntago wowe ushobora kubimenya ngo se yanditsweyo cyangwa ntago yanditsweyo. Ibyo ni ibintu tuzabona twagezeyo. Ahubwo wibaza uti runaka kubera icyo ataje. Buriya hari abantu bamaze kuba intumbi mu by'ubwami bw'Imana. Yego. Twari tubafite nk'abahanuzi, nk'abakozi b'Imana beza, ariko bamaze gupfa mu buryo bw'umwuka. Akigisha abantu bakabasha gukira, we ntakire. Ni icyapa kiyoboye iki? Abandi. Abo ngabo nibo uzasanga bo bishakira ibihembo. Mu byo akora byose, mu byo ari kwigisha, mu byo ari guha abantu, aragerageza no kwishakira ibihembo we ku giti cye, kubera ko ni umukozi, kandi ibihembo bye bigomba kurangirira mu isi. Mu ijuru nta bihembo bigize, ntabyo ategereje. Kubera ko, reka mbabwire ikintu, nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange, bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri
WhatsApp. Nanjye musuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, we mukunzi wacu ubana natwe ukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese nibibane nawe. Nge wumva nitwa Ngobo Kamiri ya Muteo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi rwose bamaze kumenyera, ariko wenda kumushyashya reka musabe kugira ngo wenda atangire atwibwira. Yego murakoze. Mazina yanjye ni Esther Mutoza, ni abantu banziho. Yego namazina Imana yampaye. Nagize umugisha wo guhindurirwa amazina. Yego nkuko Imana yahinduriye Yakobo ikamwita Isirayeli. Niyo mazina rero abantu benshi bamenyereyeho. Murakoze. Arushaho ko kubonye ari ubwa mbere nagatavuga ati none se ko yahinduriwe amazina ubundi mbere yitwaga ndi? Oya. Reka tugumana ayo ngayo barayamenyereye n'abandi ba kuko niyo mpa agaciro cyane. Tumva amazina wiswe n'umubyeyi n'amazina data kwihereye wo mu ijuru usumba abo bose. Yego. Tugumana amazina yo mwirangamimerere rya Kristo. Kuko turimo no kuvuga n'ibye, turimo kuvuga n'ibya Kristo. Gusa njya mbabara, wenda reka iki kintu nkivuge nubwo utakimbajije, njya mbabazwa n'abantu Imana ijya yita amazina, cyangwa se niba hari n'abandi bayita ntago mbizi, kuko dufite abantu benshi bitwa amazina ariko atajyanye. Mbese ugasanga ubundi Abanyarwanda babivuze neza, baravuga ngo izina ni ryo muntu. Bivuga ngo yaba amazina yawe n'Imana ikwise n'amazina usanganywe ubundi byakabaye bijyana n'imico yawe cyangwa n'imiterere yawe, sibyo? Rero mbabazwa n'abantu barimo kwiyita amazina bavuga ko ari Imana yayabahaye, koko nibyo, wenda reka tubyemere ko yayabahaye, ariko bakaba barimo gukora ibintu bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Mbese barimo kwangiza rya zina. Bivuze iki? Bituma iyo umuntu arimo kubivuga abantu benshi babyambura agaciro kandi bakabaye babiha agaciro. Kubera iki? Hari ababyiyise kubw'inyungu zabo, hari abandi babyiswe n'Imana ariko umurongo barimo icyo gihe bakawuvamo, ugasanga nyine bitumye umuntu agira ikibazo ku mazina umuntu avuze. Ariko abankurikiye babyumve gutyo, ni amazina Imana yampaye kandi ndayakunda, kandi ntekereza neza ko ndimo no kuyakoresha mu buryo insaba gukora. Bw'icyo yayaguhereye. Yego. Bibaye nyine ubwo umuntu wabigiraho ikibazo n'uwaba ari kubona koko ndi kuyakoresha mu buryo butageze gute, butari bwo. Murakoze. Gusa nanone ntekereza ko hari abiswa amazina ndetse bakanavuga ko ari Imana yayabise. Yego. Ariko wenda nanone ugasanga ari Imana yabo. Nanone. Urakoze cyane. N'abari Imana yabo. Wenda twebwe twabyumva kubera Imana twizeye, ugasanga twitiranyije ko bo biswe n'Imana twe twizeye, ariko atari Imana twebwe twizeye, ahubwo ari Imana bo bizeye itandukanye n'iyo twebwe twizeye. Uko niko kuri. Niko bimeze. Mureke mbabwire, ni ikibazo kiriho ndetse gihangayikishije n'abantu benshi. Turi muri uru rubuga, ndwita urubuga. Yego. Turi muri uru rubuga, turi abantu twese tuvuga ngo Imana yavuze, sibyo? Imana yadutumye, Imana yatubwiye, ariko mureke mbabwire, Imana ni nyinshi. Nizivuga ni nyinshi, sibyo? Yego. Niko bimeze. Ariko hari Imana, Uwiteka, ndiho, Yehova. uvuze aka kantu mpita nibuka umuhanuzi waje wiyita Yesu. Yego. Wenda reka abantu kugira ngo bamanze babyumve, reka nkene nk'amagambo amwe yavuze kuko aya magambo yayavuze ari ku musaraba. Uribuka ko Yesu ari we wagiye ku musaraba. Yego. Na Petero bagiye kumubamba, avuga ati ntimumbambe nk'umwami wanjye,
mu mbambe muncuritse. Yego. Ariko uyu we yaje ajya ku musaraba atega amaboko nka Yesu. Reka wenda manze nkumvisha aya magambo kugira ngo n'ubundi duhere kuri abo bahanuzi wari ushatse ko tuzamukiraho. Yego. ariko nitegereje inyuma yanjye hari abisi nkebutse nibuka ko bansasiye imyenda, bansasiye ibitenge, bansasiye amakanga, barandirimbira, barambyinira, barambwira ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, bati hoziyana hoziyana, bati hoziyana 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 hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Tutiriwe tunajya kure. Uyu nguyu nawe ngo ari mu baje bagasasirwa imyenda n'imyambaro. Yego, urumva ko nyine arimo kwivuga. Arimo kwivuga ndetse ari naho yavuze ati nagwanye umusaraba inshuro 3 ngana inyabihanga aho nari ngiye kubambirwa. Bahanga hari ku musaraba rwose ari inyabihanga. Rero wenda duhita tuzamukira kuri abo bahanuzi. Hari naho numvishe avuga ngo yawugiyeho ngo kugira ngo bakisedeki ngo babohorwe ngo bande sinza abantu benshi Sikovia n'abasabe n'abandi, ariko yageze kuri gisedeki uri kumara abantu abazize ubusa ndumirwa. Rero dushingiye no kuri uwo nguwo, reka tubwire abantu badukurikiye dukureho n'urujijo. Turi muri iki kibuga nibyo nari ndimo mvuga, ariko buri wese afite Imana akorera. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Buri wese Imana zivuga ni nyinshi. Nidusubira no mu mateka y'Abisirayeli, mwibuke hari abangaga gusenga Imana yo mu ijuru hanyuma bakiremera ibigirwamana. Bakiremera ibigirwamana. Ni amateka yo muri Bibiliya, ni amateka yo muri Bibiliya agenda anagarukana abasogokuru bagiye bagira Imana basenga ariko zitari Imana zo mu ijuru. Rero Abisirayeli biremeye ibigirwamana nabo bakabisenga bakabisenga. Kandi ntekereza ko kubera ukuntu babikoraga ari benshi, bishaka kuba hari ukuntu bumvaga bibafasha. Siko bimeze. Ariko abantu nibasobanukirwe nuko Imana zivuga ni nyinshi, ariko hari Imana imwe, umuremyi, Uwiteka Yehova niryo zina rye, yitwa ushoboye byose. Bivuga ngo rero icyo nashaka kubwira abantu, Imana zose zivuga ntago ari Imana yo mu ijuru. Ni nyinshi, abantu babyumve ko ari byinshi kandi zikorera mu bantu, twebwe abantu. Bivuze iki? Umuntu wese unkurikiye agomba kugenzura akamenya si uyu muntu koko Imana arimo kuvuga ni Imana yo mu ijuru cyangwa ni Imana ye yamutumye. Bivuga ngo wowe udukurikiye ni wowe ugomba kugenzura, kuko dushingiye kuri Bibiliya. Ni byiza ko dukoresha kuri Bibiliya. Uwo muhanuzi yantangaje. Birababaje. Hari n'ahandi yahanuye ari mu isanduku serikeye. Ibaze. Ahantu ari muri serikeye, icyo gihe hari n'amazina n'ubundi yanavuze yuko ngo guhera ku itariki 20 z'ukwa 4 ngo abo bantu bazapfa, bazatangira kugenda bapfa. Ubwo buhanuzi yabuhanuriye muri serikeye. Noneho ubu ngubu aje ahanura ubwo ku musaraba. Wenda dushingiye kuri ibi, ese ubu buhanuzi bwo guhanura wigereranyije na Kristo bwaba ari ubuhanuzi? Ntabwo ari byo. Icyo cyo rwose ntangarize n'abantu, kuko Imana yagiye iceceka igihe kinini yihanganira abantu bayo, buri umwe akaza akavuga uko yishakiye. Ariko iki ni igihe cyo gushyira ku karubanda abantu bitwa ko bakorera Imana ariko atari abakozi b'Imana nyirizina. Ni igihe cyo gushyira ku karubanda kandi bagira ibimenyetso. Icyo cyonyine Petero niba yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye, ahubwo mumbambe muncuritse. Petero yarabanye na Yesu cyane, yarazi agaciro ka Yesu, yarazi imbaraga ziri muri Yesu, yarazi ko ari umwana w'Imana, yamuhaga agaciro. Iki ni ikimenyetso cya mbere. Reka nkubwire, hari igihe bijya bisaba ko umuntu asaba ibimenyetso, ariko kuri uyu mugabo
akigereranya yarangiza agafata umusaraba akimanika agapfundapfundikanya ibintu by'amafuti akoresheje ibyahi ntazi ibyahi yatoraguye byo byonyine birababaje ni ibintu bibabaje gufata akigereranya n'umwana w'Imana wavuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nzihereherezaho abantu bose ntihaba hakiri umuyuda cyangwa umugiriki twese niho tubonera agakiza ku musaraba wa Yesu Kristo umuntu yarangiza akimanika agafata ibyaha akizirika ibintu by'amafuti biraho ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda mureke mbabwire Petero yabanye na Yesu wibuke ko hari aho yageze yamukundaga urukundo rwinshi cyane kugeza aho yarwaniye mu mubiri igihe bazaga gufata Yesu arangije akura inkota mu rwubati arangije akata uriya musirikare ugutwi yavuye mu mwuka arwanira mu mubiri kubw'urukundo yakundaga nde Yesu Kristo barangije bageze igihe bamufashe nawe bagiye kumubamba arababwira ngo ntimumbambe nk'iki nk'umwami wanjye ahubwo mumbambe munshuritse wowe uri iki wo kwifata ukajya ku musaraba warangiza ukavuga amagambo amwe Yesu yavuze uri iki urinde uri iki ngo naje mu banjye ntibanyemera yego bivuze iki ngewe nshingiye ku cy'umwuka ari kumbwira uyu muntu afite abantu ari gukurura sibyo afite abantu ari gukurura afite amarangamutima y'abantu ari gukurura niyo mpamvu ubona inshuro nyinshi mu buhanuzi bwe agira ibintu yifashisha ingoma gasanga arimo kuvuza induru arimo kuvuza ingoma wari urimo uvuga aho yakoresheje ari muri serikeye naho yagiye ku musaraba ni uburyo Satani arimo gukoresha bwo gukurura abantu ngo bamugane ari benshi nyamara nubwo reka mbabwire Bibiliya ivuga iki mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma bazaza bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako bantu babimenye bazaza biyita Yesu ari naho Yesu yabwiye abigisha bavuga ngo niba babwira ngo ndi hariya ntimuzagire gute ntimuzajyeyo bitewe n'iki nuko hari abantu baziyita Yesu mwaramwumvishije yego uya n'uyu nguyu kujya ku musaraba amagambo avuga ayavuga nka Yesu ntayavuga nk'umuhanuzi ari ukuntu umuhanuzi akavuga nk'uwatumwe yego hari n'ukuntu avuga akavuga nkawe ku giti cye uruka na Paulo hari amagambo yavugaga akavuga nk'uwatumwe ariko hari nawe yavugaga akavuga ati ibi mbivuze nkanjye Paulo yego rero mu kubivuga ari kubivuga nka Yesu ni Yesu mbese wamanutse dufite hano wagiye ku musaraba waje mu Rwanda wongeye kuvuga waje mu Rwanda birababaje turabafite gutyo bagiye bigereranya nyine ariko Yesu yabwiye intumwa arababwira ngo niba babwira ngo ndi hariya ntimuzabyemere kandi ntimuzajyeyo ahubwo aravuga ngo uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe ukagaragarira mu rundi uko niko no kuza k'umwana w'Imana kuzagira gute bivuga ngo Yesu natunguka ku bicu buri wese azamubona ahubwo wakabaye utekereza ngo ese naramuka atungutse ku bicu koko ndi tayari kumusanganira cyangwa ndi mu bantu bazihisha bamubonye icyo nicyo twakabaye dutekereza yego niba koko natunguka ku bicu tuzamusanganira kandi Bibiliya ivuga iki nanone nguko byari bimeze mu gihe cya Nowa bararyaga baranywaga bararongoraga ariko abari bazi ubwenge barimo binjira mu nkuge abari bazi ubwenge bari barimo binjira mu nkuge kimwe n'iki gihe ubutumwa burimo kuvugwa Imana irabwira abantu nibuze imperuka igiye kugera ibyahanuwe dore birimo gusohora mwinjire inkuge niki nukuza muri Yesu Kristo neza Haboni yaba yabikoraga byibura arimo kubwira abantu kureka ibyaha arimo kubwira abantu icyatuma bakira ahubwo niwe uri kuvuga n'ibindi ntazi bivuze ngo aka kanya Yesu azaza nkuko ni Sodomu ni Gomora uko byari bimeze i Sodomu ni Gomora bamwe bari bibereye mu byabo abandi bari mu byabo ariko Imana ibwira Loti ngo haguruka ujye n'abakobwa marayika araza kuramo Loti ariko umuriro uraza urimbura Sodomu ni Gomora bivuze iki abanyabwenge iki nicyo gihe cyo kwiyarura
cyo kwikura mu by'isi. Iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu nkuge, iki ni cyo gihe cyo kureka ibyaha wari urimo, bya bindi byose wakoraga bigutandukanya n'Imana, ugashaka Imana, kuko iravuga ngo nimushaka muzambona, nimushaka n'umutima wanyu wose. Ariko reka dusome Bibiliya ivuze iki? Reka turebe amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya. Yego. Ibice 28 ku murongo wa 7 haravuga ngo ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. Umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'igisindisha, vino ibamazeho, bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa. Ameza yose yuzuyeho ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Azigisha ndi ubwenge, kandi uwazamenyesha ubutumwa ninde? Ni abavuye ku ibere bacutse? Ni ikibazo. Yego. Dufite abahanuzi basinze mu buryo bw'umwuka, bamaze guhinduka abasinzi, basinze mu buryo bw'umwuka. Hano turi kuvuga mu buryo bw'umwuka, ariko ngira ngo hari n'ibindi banywa ntazi byo mu buryo bw'umubiri. Ariko reka, kubera ko ntago turimo guca imanza, ariko reka tuvuge ngo hano abayuda ubundi bwari ubwoko bw'Imana, ariko mu bayuda harimo abahanuzi, harimo abigisha, harimo abatambyi. Ariko Bibiliya ivuze iki? Ngo baradandabiranywa n'iki? Igisindisha kiragize gute? Kirabarimbuye. Ameza y'Imana bayahinduye ibirutsi, bayarutseho. Ariko uvuze iki kintu mpita mbona kuko hari ibintu abantu bakora ukabona bari kubikora nk'abasinze. None se uyu wari uri mu mbaza urambwira ngo aho atandukaniye hehe n'umuntu wanyweye urumogi? Ntaho. Atandukaniye hehe n'umuntu wanyweye urumogi? Ntaho. Nibo Yesaya yavugaga rero. Reka mbwira abankurikiye, nuvuga ngo Bibiliya ni ubuhanuzi. Icyambere, Bibiliya ni amateka. Kabiri, Bibiliya harimo inyigisho. Nuvuga ngo buri kintu cyose kirimo muri Bibiliya. Niba Imana yarayiduhaye nk'umuyobozi, ni amateka agenda yisubiramo. Ubuhanuzi tububonamo, inyigisho tuzibonamo, byose birimo hano. Amateka tuyabonamo, ibintu twiga nk'amateka, ariko nyine bitadufataho cyane, ariko ari amateka ashobora kutwereka uburyo twifata. Rero hano Yesaya naho icyo gihe nuko byari bimeze, kandi bwitwaga ngo n'ubwoko bw'Imana. Ariyo mpamvu ubona bari kuza mu isura y'abantu bari kuvuga Imana, cyangwa bari kuvuga amateka yabayeho y'iby'Imana. Uyu muntu urabona yaje mu isura ya Yesu, ariko ni umusinzi. Ubona mbere hose hariho abahanuzi bameze nk'aba tubona, bahanura bagasinda, bahanura bagasambana, bahanura bagateka imitwe, bahanura ugasanga nubwo mu kanwa kabo harimo Yesu, ariko imigirire yabo ntabwo ivuga Yesu. Byari biriho. Ndaguha urugero rw'umuntu Imana yigeze ituma, hanyuma yamuhaye kondisiyo amubwira ngo nturyeyo, ntihagire icyo bakugaburira ngo urye, ntunyweyo, ntugire gute, ntugire ikintu mbega cyaho wakira. Akiri mu nzira agenda, undi muhanuzi aza yiruka aramubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi w'Imana, Uwiteka arambwiye ngo garuka ubanze urye unywe ugire gute. Yasubiye inyuma, ariko akimara kurya no kunywa agiye intare iramurya. Bivuga ngo na kiriya gihe bari bahari. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki? Hano Bibiliya iratubwiye ngo uyu muntu wamaze gusinda mu by'ijambo ry'Imana, cyangwa wabaye umusinzi mu buryo bw'Imana, azigisha ndi ubwenge. Ni umwana muto ucutse. Oya. Bivuze iki? Umuntu mukuru mu by'ubwami bw'Imana ahita areba uyu muntu akamenya ngo uyu ni umuhanuzi w'ibinyoma, kuko arakuze, ntaho byaba ashingira ku byanditswe, kuko Bibiliya avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera.
kumbutobera sibyo bivuze ngo rero umuntu ukuze mu by'ubwami bw'Imana cyo koza umwana ukiri mutoya ukivuka uyu muntu yamubeshya kandi akamukurura bivuga ngo nawe wakuruwe n'amarangamutima y'uyu muntu ukumva ko ibintu arimo kuvuga ari ukuri nyine uracyaciriritse mu by'ubwami cyangwa uracyari umwana muto mu by'ubwami kuko ibi bintu yakoze umuntu mukuru wese urimo umwuka w'Imana wasomye Bibiliya arahamanya neza ko uyu muntu atari umukozi w'Imana ahubwo afite abantu ari gukurura mu yandi magambo ashaka kubayobya Bibiliya ivuze iki reka turebe andi magambo ari mu rwambere rwa Timoteyo ibice 3 ahangaha turaza kuvuga si we wenyine dufite n'abandi nkawe dufite n'abandi nkawe kuri iyi mihanda unyibukije Pastor Claude yigeze kujya gusenga yikoreye ibuye wagiye guhirika abantu kumva ugeta ureba ese wa mugani umukozi w'Imana ni gute ajya guhirika abantu kandi Imana yaramubwiye ahubwo kuzana abantu suko bikumva usanga hari abagiye gusenga ariko yashatse inkoni ngo ari gukubita kandi Imana irashaka yuko abantu bazana kuri Kristo kandi wagiye kubakubita no kubahirika ku musozi wagiye kubakubita no kubahirika ku musozi ugahita wibaza ese isi ya none y'abakozi b'Imana ntabwo ndaza kuvuga y'umwuka wera kuko y'umwuka wera iri mu kazi kabone nubwo hari abari gupfa ariko isi ya none hari abiri kuzura amina kabone nubwo hari ushobora gukurikira nk'iki kiganiro wenda cy'uyu mugabo agakururwa nawe hari abandi Yesu yakuye kuri uyu mugabo mu buryo bw'umwuka ubundi uyu murimo ni uwa data data wo mu ijuru nkunda kuvuga ngo ni data nyine ni data buri muntu wese agira uko abana nawe sibyo reka nkubwire umurimo ni uwa data afite abakozi benshi afite abana yatoje bamwe baravaho abandi baza ndababwiza ukuri sibyo hari abantu banabimenye bamenye n'impamvu ibi bintu biri kubaho ni ukuvuga ngo abantu bangije umurimo Uwiteka arimo kubakuraho niyo mpamvu hagiye kuzajya habaho ibintu bituma buri umwe wese abasobanukirwa ariko hari abandi ba Dawidi Imana yatoje na ba Esteri batojwe baje gukora umurimo baje gusimbura babandi yego ariko se tukiri kuri uyu mugabo nyihanganire gato wenda tuvuge nka kuno ari ku musaraba yego se wenda ntiyaba ari nk'imfasha nyigisho yifashije kugira ngo abantu bakurikire ubutumwa bwiza ariko se buri icyo yavuze ni iki niba wamukurikiye icyo yavuze ni iki ubundi reka nkubwire reka mbyemere ko ari ariko se buriya ni ngombwa ngo umanike wimanike niba ari n'imfashanyigisho ni ngombwa ngo wimanike reka mbabwire abantu nibareke kurwanirira ubwami bw'Imana sibyo bareke Imana yo nyirabwo iburwanirire yego buriya kubera ko impamvu mbona unda kumukurikira ibintu byose akora ubona hari ibindi bintu bibyihisha inyuma buriya mureke mbabwire ijuru tujyamo ntago ari irinyakavuyo sibyo yego Bibiliya ivuga iki abana b'Imana yabatoranyije ngo bakire urusoro mu nda ya ba mama wabo Uwiteka yaragize gute yarabazi reka nkubwire kuba umwana w'Imana ntago ari ibintu wishyiramo ntago ari ibintu wihingamo ntago ari ibintu ukoresha imbaraga kugira ngo abo bantu bazane oya bataravukira mu nda zaba mama wabo Imana yari ibizi ko bazavuka kandi bakavuka ari abana bayo abo ngabo rero irabahamagara nibo Bibiliya ivuga ngo niyo bagwa ntago barambara reka mbabwire tugere ku mwana w'ikirara umwana w'ikirara yaragiye se yatse umutungo we cyangwa yatse umugabane we papa we arangije aragenda arawangiza ariko igihe cyarageze kubera ko ari umwana nyirizina kwasi aragaruka isagira gute aramwakira amaze kumwakira abaga n'ikimasa amubagira n'iki
n'ikimasa. Bivuze iki? Umwana w'Imana naho yagenda akivuruguta, igihe kiragera Imana ikamugarura. Ikamugarura hehe? Mu rugo. Sibyo? Abo rero Imana yarabahamagaye, imaze kubahamagara iranabatsindishiriza. N'Imana ubwayo ibatsindishiriza. Sibyo? Yego. Imana se wabo nyirizina arabatsindishiriza, akabaha imbaraga zo kureka icyaha, akabatarura, akabakura kure. Nago rero bisaba ibintu ngo ujye ubahanurira wagiye mu mva ngo kugira ngo babyumve, ngo ongere wibambe ku musaraba kugira ngo babyumve, cyangwa ujye oya. Ari naho yari yihambiye nk'umurambo bagiye gushyingura. Urumva? Ahubwo turebe Bibiliya ivuga iki kuri aba bantu. Cyambere ni bamwishakira ndamu, barashaka abantu benshi babasengera, babaha amafaranga, bagire gute. Ntangarize n'abantu barimo ibyo byataye agaciro. Kumva ngo runaka ngo nsengera, reka mbabwire. Ubundi mureke mbabazi. Ngiye mumbabarire mvugisha ukuri. Nubundi kuri niko kuzatubasha. Bashaka kubwiza abantu kuri kuko birababaje. Yego. Reka nkubwire. Uzi ko umuntu abwira umuntu ngo nsengera, ese buriya waba yabashije kwisengera? We ntureba n'umuntu ubwira ngo agusengere. Uwari we. Ntureba n'umuntu wikoreza umutwaro uwari we. Ese we imitwaro yikoreye afite yabashije kuyikorera? Abantu nibahumuke. Yego. Abantu nibahumuke kubera ko mureke mbabwire. Mu Kristo ari mu rugendo yahuye n'abantu benshi. Yahuye nabo bita bamwishakira ndamu. Abo turabafite. Agusengera ariko akakubwira ngo mpa amafaranga. Cyangwa azana igitambo runaka. Cyangwa mpitike nkuzamukira umusozi. Siko bimeze mu buryo bwose. Abo rero banashiramo n'imbaraga, ndetse akaza akiyita amatitire, akiyita amazina kugira ngo abantu banabyumve. Akaza akiyita ikintu ku buryo umuntu wese mumbabarire kuvuga gutyo, nge mbivuze mbabaye. Wabyumvishije? Yego. Kuba navuze ko nitwa Esther Umutoza, ntabwo ibyo bimpa imbaraga zo kumva cyangwa bikwereke yuko ndi umuntu ukomeye kurenza abandi, cyangwa Imana inkunda cyane kuruta uko igukunda. Oya, Imana iha umuntu izina bitewe n'iki ishaka kumukoresha. Sibyo? Bitewe n'iki ishaka kumukoresha. Hari ibyo yampaye ngomba gukora, hari ibindi yahaye undi nawe agomba gukora. Sibyo? Urugero, Imana izakwita uriya mubyeyi wafashaga abantu ninde? Tabita. Kubera ko Imana yaguhaye ububasha n'ubushobozi bwo gufasha. Wabyumvishije? Niyo mpamvu izakwita Tabita, kuko yaguhaye ibintu byo gutanga, iguha n'umutima w'urukundo wo kubitanga. Sibyo? Icyo gihe izina bivuga ngo izina ni ryo muntu. Na Bibiliya irabivuga aho Nabari yitwa ikigoryi koko kandi agakora iby'ubugoryi. Bivuga ngo aya mazina agomba guhura neza n'ibintu Imana idukoresha. Icyambere yampaye rero gituma nitwa Esther Umutoza. Niki? Nuko ngomba kwereka abantu ahantu hose bagomba kugwa bakagaruka. Numva ari wo muhamagaro wanjye. Numva ntitaye no kwizina ariko numva nibyo bindimo. Mbabazwa no kubona abantu barimbuka, cyangwa nkababazwa no kubona abantu bikuraho ibintu Imana yatangiye ubuntu, cyangwa se badashaka kwakira. Kuko ibi bintu by'ubuhanuzi, reka nkubwire, Yesu yahamagaraga abigishwa, yatoranyaga abigishwa, kandi mwibuke hari nabo yakuye mu Bayuda. Sibyo? Ba Petero na ba Yohana babaga mu idini ry'Abayuda, ariko bahoraga ngo bashaka kumenya, mbega bahoraga babangamiwe n'amadini. Babaga mu idini ariko babangamiwe. Hanyuma ubutumwa bwa Yesu Kristo buje babwumva vuba, bava mu idini bajya mu itorero. Kuko tubona Bibiliya iravuga ngo mu Antiyokiya niho intumwa zatangiye kwitwa abakristo, kubera ko bavugaga ibya Yesu Kristo. Ibyo nzabigarukaho ndi kubwira abantu itorero ry'Imana. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni iki? Sibyo? Nuko
Yesu ahamagaye bariya bigishwa ba Petero, wibuke yabasanze ku nyanja barimo kuroba, habwira ngo mbagize abarobyi biki babana, basiga inshundura bakurikira nde, guhamba nde, mbanze njye guhamba data. Yesu aramubwira ngo reka abapfu bahamba abapfuba. Ibintu by'Imana ntabwo ari imikino, ibintu bya Yesu ntabwo ari ibyo gukiniramo, ntabwo ari ibyo gukiniramo nk'uko mbona abantu barimo kubitobatoba, basinze inzoga, basinze ibintu ntazi. Wabyumvishije? Ibaze kuba wapfushije papa wawe. Ndatekereza ko uriya muhungu wenda yaragiye gushaka amasanduku n'ibindi byo gushingura bari bukoreshe mu muhango wo gushingura papa we, ariko Yesu aramubwira ngo reka abapfu bahamba iki, abapfu babo. Bivuga ngo ibintu bya Yesu biratandukanye. Yesu igihe ari kumwe n'abigishwa baramubwira ngo bene so na bene nyoko baje kukureba. Arangije arabwira ngo bene data na bene mama nabumva amagambo ya data bakayakome. Bivuga ngo yarabwiye ngo bene data na bene mama nabangaba turi kumwe, bumva amagambo ya data bakayakome. Urumva ibintu by'Imana birimo imikino, ibintu bya Yesu birimo imikino. Aho yihakana bari abantu yavukanye nabo kuri mama, akababwira ngo bene data na bene mama nabangaba turi kumwe. Bivuga ngo kugenda muri iyi nzira n'ukwiyanga koko ukikorera umusaraba, ariko kwikorera umusaraba ntago ari muri buriya buryo, ntago ari muri buriya buryo cyangwa wa mu perezida w'Abarundi nigeze kubona nawe wikorera, ntago ari byo. Kuko ibi ni ibintu biri gukorerwa inyuma mu mubiri, ariko bifite abantu biri kurangaza, ariko atari gahunda y'Imana, ahubwo ari gahunda ya Satani. Bivuga ngo iby'Imana cyangwa iyi nzira ya Yesu hari ibintu bisaba kureka, kandi byari bigufitiye inyungu. Bene data, byari bigufitiye inyungu. Icyambere akagakiza nak'umuntu ku giti cye, bantu babisobanukirwe. Ntago ndibuza n'umubyeyi wanjye mu bintu by'agakiza. Wabyumvishije? Ntago ndibuza n'umutware wanjye mu bintu by'agakiza, kuko Bibiliya ivuga iki? Ngo abantu babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe azajyanwa undi agire gute? Asigare. Umugabo n'umugore bazaba baryamanye mu buriri bumwe, umugore agenda umugabo asigare, cyangwa umugabo agenda umugore asigare. Bivuga ngo agakiza nak'umuntu ku giti cye. Ntago ari ibintu byo gukinamo, ntago ari ibintu byo kugira gute, ntago ari ibintu byo gukinamo. Ni ibintu bigusaba kwiyanga, ukagenda uko Yesu yagendaga, ukababazwa uko Yesu yababajwe, kuko nanone ijambo riratubwira ngo umugaragu ntagaruta nde? Shebuja. Umugaragu ntagaruta shebuja. Bivuga ngo ibyo Yesu yanyuzemo nawe witegure kubinyura. Ni nako yabwiye intumwa, arazibwira ngo ndagiye, ariko nzabasigira umufasha. Nzabasigira iki? Umufasha. Ari wo Mwuka Wera. Bivuga ngo Yesu yaragiye, ariko ntabwo yadusize we twenyine, yadusigiye umufasha. Bivuga ngo iyo ufite Mwuka Wera ni nkaho Yesu muba muri kumwe. Amina, haleluya. Amen. Amina, haleluya. Nuko ngo dufite Mwuka Wera, Yesu turi kumwe. Niyo mpamvu Mwuka Wera arakuyobora akakubwira ngo iki ni kibi kireke, iki ni icyaha kireke, genda gutya, nyura gutya, genda bigenze gutya. Abantu dushake Mwuka Wera. Mwuka Wera iyo wamaze kumushaka, kuko Yesu aravuga ngo nimushaka muzambona, nimushaka n'umutima wanyu wose. Nanone bikavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibindi byose muzabyongere. Bivuga ngo iyo ushatse Imana urayibona, iyo ushatse Imana irakwiyereka, sibyo? Ariko ni wowe nshuti yanjye, ni wowe ugomba gutera intambwe ya mbere, hanyuma Imana nayo cyangwa umwana wayo agatera 99 gusa agusanga. Kuko aravuga ngo nimunshaka muzambona, nimunshakana umutima wanyu wose. Bivuga ngo tera intambwe ushaka Imana, ariko ureke kuyobwa n'abantu biyitirira ijambo ry'Imana, cyangwa biyitirira ko ari abana b'Imana kandi atari bo. Mureke dusome, munyemerere dusome mu gice cya 4
cya Timoteyo haravuga ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya. Bamwe bazagwa bivuga ngo bari bahagaze, nuvuga ngo hari n'abazagwa. Yari umuhanuzi. Ubundi haga umuntu warugize gute? Waruhagaze. Sibyo? Buriya uzi ijambo mise nkuramo, hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo n'ubundi ngo waguye ngo yari asanzwe yaraguye, ngo yari asanzwe adahagaze. Iri jambo ryo ritwemeje ko hari n'abahagaze bashobora kugwa. Yego. Buri muntu wese rero yicunge, yirinda atagwa. Reka tubanze dukomeze wumve. Ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Nuvuga ngo nta gitangaje kubona umuntu wari umuzi abirimo neza ariko ukabona ejo yaguye. N'ibyahanuwe ntibikabatangaze, ariko nanone bitangaza wa wundi wari umwubatseho. Ariyo mpamvu ndi kubabwira ngo buri umwe wese ashaka Imana ku giti cye, kubera ko ibi bintu Imana yabitangiye ubuntu. Nari ndimo mvuga kubigishwa, Imana yarabahamagaraga ikabigisha. Imaze kubigisha irababwira ngo kandi mugende, mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'iki y'amasega. Aravuga ngo mbahaye ububasha mugende bwo gutegeka, bwo kwirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Sibyo? Yego. Ariko bagiye bagarutse ngo baza bishima ko abadayimoni babumviye. Yesu arababwira ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Bivuze ngo rero dufite abantu muri iki gihe bakora ibitangaza, bamara gukora ibitangaza abantu bakabizera ndetse bakabagira ibigirwamana. Ariko kuba umuntu yakora ibitangaza ntago bivuze ko ari umwana w'Imana. Kuba yagusengera ugakira ntago bivuze ko ari umwana w'Imana. Icy'ingenzi nuko yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ntago wowe ushobora kubimenya ngo se yanditsweyo cyangwa ntago yanditsweyo. Ibyo ni ibintu tuzabona twagezeyo. Ahubwo wibaza uti runaka kubera icyo ataje, ariko Bibiliya irabisobanura neza ko mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'iki b'ibinyoma. Bivuga ngo uko mutubona muri iki kibuga nange reka nishiremo. Yego. Nange reka uko mutubona twese icyo usabwa ni iki? Ni ukugira mwuka wera ugenzura. Icyo nkundira rero hano byarasobanutse. Hari urubuga rwinshi rwo kuvuga, mugenzure. Niba ndi mu mwuka w'Imana genda ushidikanyaho, fata amasengesho y'umunsi umwe cyangwa ibiri ubwira Imana ngo sobanurira kuri uyu muntu, izamukwereka. Nise ntekereza kubigishwa ba Yesu, nise nsanga bari barimo ibice bibiri. Hari abakurikiye Yesu bamukurikira kuko bashaka Kristo. Hari n'abamukurikiye kuko bashaka ibiri kuri Kristo. Natanga nk'urugero nk'abigishwa 11 bakurikiye intumwa 12, reka mvuge n'imwe bakurikiye Yesu bashaka Kristo. Ariko witwa Yuda ntiyakurikira Yesu ashaka Yesu, ahubwo yashakaga indamu impiya. Yego. Hanyuma amaherezo y'impiya, amaherezo y'abakurikiye Kristo twese turayazi. N'amaherezo y'abakurikiye indamu. Ubwo ndavuga Yuda. Amaherezo tugeze gute? Turayazi. Hanyuma abantu rero bamanze barebe urutare bubatseho. Uri kumva ese uyu muntu koko ikimuzanye ku mbuga nkoranyambaga niki? Arashaka kugira ngo abantu bizere Kristo bakizwe. Hanyuma niba ikindi ese abakurikiye indamu, hanyuma kandi naba bakurikiye indamu bamenye iherezo ryabo ni urupfu, ni ukwiyahura. Mureke mbabwire, reka mvuga aka kantu ko karamfashije. Buriya hari abantu bamaze kuba intumbi mu by'ubwami bw'Imana. Yego. Twari tubafite nk'abahanuzi, nk'abakozi b'Imana beza, ariko bamaze gupfa mu buryo bw'umwuka. Kandi barangije gupfa n'intumbi zabo ntizahambwa, ziguma aho ngaho. Hanyuma intumbi rero itahambwe, imbwa n'inkongoro zigira gute?
zirazwa imbwa igashikura ukuboko igashikura urwara inkongoro nayo ikaza igatwara ugutwi cyangwa igakuramo ijisho nuvuga ngo iyo wari umukozi w'Imana bantu muri umwe wese agatangira kugufataho ijambo mu bwami bw'Imana uba waramaze gupfa waramaze kuba intumbi kuko sinzi iki kintu niba mucyumvise nacyumvise nuvuga ngo dufite abantu bamaze gupfa mu by'ubwami bw'Imana mbese Imana ibona nk'intumbi ariko tukibona bagenda umuntu rero wapfuye mu buryo bw'umwuka ni nka ya ntumbi nyine itigeze ihambwa nuvuga ngo imbwa iraza igatwara kimwe indi kazi igafata ikindi inkongoro ikaza igafata iyindi nyamaswa ibasha kurya inyama ikaza igafatwa ugasigara nyine buri kintu isazi zikaduhira wabyumvishije kubera iki wamaze gupfa mu by'ubwami wamaze gupfa mu by'ubwami rero hari ukuntu umuntu avuga ibintu nanjye nkarushaho gufashwa nk'iki kintu nakivuze mpita ndeba ikigaragaza ko wamaje kuba intumbi ni hahandi niba wenda uri umukobwa umusore aguhamagara akakubwira yumva ashaka watambuka hariya undi akakuvuga yumva ashaka izi ni inkongoro n'imbwa n'inshishi n'ubuzukira niba ubona ibintu bitangiye kugutondagira tumenye uti nabaye intumbi ariko icyiza gihari nuko Yesu yapfuye kugira ngo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro bongere bazuke bivuga ngo aba bantu banabyumve neza nubona abantu batangiye buri umwe wese aza kubwira kubera ko ubundi abantu b'Imana bariho igitinyiro umuntu w'Imana aba ariho igitinyiro wabyumvishije aba ariho urukundo rw'Imana aba ariho amavuta y'Imana umuntu wese nta muntu upfa kuza ngo amubwire ibyo yishakiye kuko umucyo w'Imana uba umutwikiriye sibyo ikindi Imana ibimubona nk'umuntu w'agaciro ntago yakwemera buri umwe wese amufataho ijambo kuko abitsi by'agaciro reka nkubwire abitsi by'agaciro bivuga ngo rero iyo bamaze kubona ko abantu batangiye bagutondagira subira hasi kuko uba wamaze gupfa hari impamvu ibiteye sibyo kuko ubwami bw'Imana Imana y'ubwayo iraburwanirira wenda tusa n'abagenda basatira umusozo ko tubona aba bahanuzi abangaba duhora dukemanga kandi akenshi na kenshi rimwe na rimwe abantu Imana tuyibonera mu bantu kuko Imana ntabwo iza ngo ihagarare imbere y'umuntu icyakora iba mu muntu nanone kuko nshobora kuyikuboneramo ariko nanone ubwanjye nshobora kuyiboneramo hanyuma akenshi na kenshi usanga abantu tubabonera mu Imana none ko abaza bavuga Imana ari bo bahindukira kandi bakangiza ibyo bavuze abadukundishije Imana kuri bo kandi nanone bahindukira bakatwangisha Imana muri ino minsi abantu twitware gute kugira ngo duhagarare ku rugero Kristo dushaka yego twarimo dusoma amagambo ari mu rwambere rwa Timoteyo ibice 4 habanga umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bite ku myuka igira gute bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni ku murongo wa 2 haravuga ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye hano hepfo baravuga ngo babuzanya kurongorana hari ababibuza baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima nashanga nkure y'uyu murongo neza kugira ngo ngere no ku gisubizo bivuze ngo ntago bitangaje kuba umuntu yari umukozi w'Imana ariko akagwa yego wabyumvishije ibyo ngibyo babimenye na magambo dusomye bamwe bazagwa nyine ni mu minsi y'imperuka bamwe bazagwa bave mu byizerwa ariko bayobejwe n'abandi yego hari abandi nyine bashinzwe kubayobya cyangwa no kubakura mu nzira ubundi reka banze mvuga ibi bintu ku isi turi ubwoko butatu buri muntu wese amenye uruhande arimo kugira ngo abashe no kwiyarura
sibyo hari abana b'Imana twavuze nyirizina abo ngabo ngo niyo yagwa ntago arambarara Imana ihita imugarura sibyo nta nubwo bisaba ibintu byinshi kugira ngo uwo muntu agaruke kuko yumva ijwi akaza wabyumvishije hari abandi bitwa ngo nabakozi b'Imana ariko nivuga ngo nabakozi b'Imana ntibumva aba bakozi b'Imana dusanzwe tuzi sibyo ahubwo nabantu Imana ikoresha yigisha abana bayo cyangwa se nabakozi reka mfate iryo jambo nabakozi b'Imana hari abana b'Imana hari n'abakozi b'Imana abakozi b'Imana rero umukozi ni umukozi nyine ukoresha ukishyura ariko atari umwana mu rugo nyirizina wabyumvisha wamuzanye ngo agukorere muri business yawe uramuha amafaranga hanyuma abakozi iyo akoze ikosa rimwe ushaka umubabarira kubera ko ni umukozi kabiri agakosa gatatu uramwirukana kubera ko ni iki ni umukozi wabyumvishije banyira amatwi bumvireho ni ukuvuga ngo rero abantu bitwa ngo ni abakozi babyumve bashobora kuba bari gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukaba uri ku murimo uri umukozi ariko utari umwana w'Imana nyirizi uri icyapa kiyobora abandi urabona icyapa kiba gishinzwe kuyobora umuntu ariko kigumaho yego turabafite abakozi b'Imana bashinzwe kuyobora abandi bakagenda bakagera ku musaraba bagakizwa ariko we akagumaho akigisha ko gusambana ari icyaha ariko we abikora akigisha ko kwiba ari icyaha ariko we yiba mu bundi buryo cyangwa ubundi wabyumvishije akigisha abantu bakabasha gukira we ntakire ni icyapa kiyoboye iki abandi abo ngabo niba uzasanga bo bishakira ibihembo mu byo akora byose mu byo ari kwigisha mu byo ari guha abantu aragerageza no kwishakira ibihembo we ku giti cye kubera ko ni umukozi kandi ibihembo bye bigomba kurangirira mu isi mu ijuru nta bihembo bigize kubera ko reka mbabwire ikintu data yavuganye nanjye arambwira ngo ariko mbese uzambariza aba bantu umwana wawe mubyeyi unkurikiye umwana umubwiye ngo genda unzanire amazi agahita akubwira ngo dadi urampa amafaranga angahe cyangwa mami kugira ngo nkuzanire amazi urampa amafaranga angahe mugaciririkana warangiza bamubwira ngo genda unzanire inkwi akakubwira ngo uranyishyura angahe mbese buri kintu cyose ukoresheje umwana kwishyuza amafaranga data yarambwiye mbabaze wakwishima cyangwa wababara umwana wabyaye buri cyumubwiye cyose gukora kwishyuza wakwishima wababara cyane nguko uko Imana igize gute ibabaye bivuga ngo ibyo dukora byose mu isi ibyo data dukoresha tugomba kubikora nk'abana bazajya guhembwa na data cyangwa bafite umugabane kwa data bategereje umunani kwa se wabyumvishije ntago turi gukorera ibihembo mu isi ahubwo turi gukora dushaka ngo data azaduhe mu byacu n'ibyacu kuko yaravuze ngo ndagiye Yesu avuga ngo ngiye kubategurira ngiye kwa data kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabe bivuga ngo ibyacu birateguwe birahari ibihembo byacu birahari mu ijuru byarateguwe Yesu amaze igihe kinini abitegura ijuru ryarabiteguye kuko Bibiliya ivuga iki ngo iby'amaso atigeze kubona mbonereho no kubwira abantu bahanze amaso ku by'isi mbese bakururwa n'iby'isi byo barimo bababwiranye n'iby'isi mureke mbabwire n'iby'isi ariko bivuze iki njya Dubai na Kuwait nagiriye mu mahirwe yo kujyayo nabonye ukuntu hameze hubatse mbona ukuntu abantu baho babayeho ndavuga koko hari abantu bageze mu ijuru ariko nibuka amagambo Yesu yavuze ngo iby'amaso y'abantu atigeze abona n'iby'amatwi atigeze kumva n'iby'intekerezo zacu zitigeze zitekereza ngo ibyo nibyo Imana yabikiye abayikunda ngiye ngeze Dubai ndebye ukuntu hubatse mbonye amazu ukuntu ameze naravuze nti hari abantu bageze mu hari umuntu ushaka kugera ahantu akavuga koko hari abantu bageze ariko ibyo biraciriritse ukurikije iby'Imana yaduteguriye nari mvuze abo bantu babiri bivuga ngo umukozi rero uwitwa ko ari umukozi w'Imana we yishakira ibihembo
uwo washyiramo n'imbaraga kugira ngo akurure abantu benshi niho bizamusaba kwibamba ku musaraba, niho bizamusaba kujya mu mva, niho bizamusaba kugira abantu yishyura kugira ngo bavuge ibitangaza, bizamusaba gukora ibintu ashyiraho kamera. Ariko umwana w'Imana ntabwo akorera kugira ngo abantu bamurebe, kuko Bibiliya ivuga iki? Ukuboko kw'iburyo nigutanga ukw'ibumoso nikubimenye. Hari ibintu nyine umuntu agomba wasomye asuzuma akavuga ngo uyu muntu ibintu arimo ntago bihura n'umwuka w'Imana bidasabye ibindi. Hanyuma Bibiliya ivuze iki rero? Wari urimo mbaza utese abantu ko ari bo bongera bagakora nabi, batwigisha Imana bakongera bakayitwangisha. Tuzabwirwa n'iki? Ngiye kuvuga ibimenyetso bikeya hano nkurikije Bibiliya. Hanyuma ikindi, abantu bashaka Imana bashake Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera aragusobanurira. Sibyo? Yesu yarabizi neza. Mureke mbabwire iki kintu. Yesu yarazi neza intumwa ko afite intumwa zimukunda 11 gusa, iya 12 ari indyarya. Kandi mvuze ngo turi buhuze. Yaramuzi neza. Yuda yabanye nawe amuzi neza, ariko agomba gusohoza ibyandi. Bivuga ngo uko tumeze uko twese Imana iratuzi, hari abana bayo bwite ndetse iranabakoresha. Abo nta bihembo bakorera, nta n'inyungu babifitemo, nta nubwo bazana byacitse, kuko wabemera utabemera bo basohoza icyo data cyangwa icyo Umwuka Wera arimo kubabwira, cyangwa basohoza ubwo ubutumwa Yesu ari kubategeka no abo rero nago bisaba imbaraga, ahubwo akivuga uwumva arumva, niyo yabumwe. None Yesu ntiyasize intama 99 akajya gushaka imwe yazimiye? Si cyo cyamumanuye akaza kuducungura, kubera ko agakiza twebwe nta gakiza twari dufite, abandi bari bamaze kukanga. Aravuga ngo reka ngende manikwe kugira ngo naba abanyamahanga nabo baze. Ni urukundo yadukunze. Wabyumvishije? Ariko haraho yageze aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge, kugira ngo ndagira ngo mbwira abantu ibi bintu ntago byoroshye ku buryo abantu bagomba kubikiniramo. Kuko Yesu nawe haraho yageze umubiri, kuko yari yambaye umubiri wa kiri muntu, arababara, umubiri uramubabaza. Aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Iki nishaka kubwira abantu, yatoranyije abantu batatu inshuti ze bakundanaga cyane, Petero na Yohana na Yakobo. Arababwira ngo muze, abakura mu bandi, arababwira ngo tugende. Aha ni hahandi ugira abantu wifashisha ngo runaka ngo azampeka, ngo runaka azampeka. Sibyo? Cyangwa babandi birirwa babahamagara ngo mumpeke, ndashaka ngumfashe gusenga, ndashaka. Hari nabo nabonye baza ngo dufite groupe ngo zitwa gutya na gutya, ngo nitwa runaka, ngo nkuri groupe, ngo muze, ngo nimero yanjye ngiyi, ngo mumpamagare, ngo mbafashe uretse mbabwire ibyo bintu byacuye igihe. Yesu yatoranije baramutenguye. Uretse gatoya mbivuge, yarabahamagaye abakura mu bandi. Bariya abantu bari bagiye guheka Yesu, ariko arabwira ngo musigare. Arabwira ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege, musigare hano musenga, nanjye reka ngira icyo njya kwibwirira da. Yanze kubivuga bumva, ariko arababwira ngo musigare munsengera kugira ngo data ampe imbaraga. Ariko ageze hariya hirya yabo aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kigire gute? Yesu yashakaga kubivamo. Niba bishoboka data iki gikombe kinde, ariko ntibibe uko shaka, ahubwo bibe uko ushaka. Arangije agarutse za nshuti ze babahetsi babandi yahaye icyifuzo, agarutse asanga barasinziriye. Arababwira ngo ese koko ntibishobotse ko mubana nanjye gatoya? Arabwira ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege. Ngaya magambo yababwiye, mube maso, asiga bakanguye. Mube maso, umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Mubane nanjye, munyingingire, mumfashe gusenga. Asubirayo arongera ngo avuga amagambo nk'aya mbere, niko Bibiliya ivuga. Ariko agarutse ubwa kabiri arongera asanga barasinziriye, n'ubwa gatatu asanga bagize gute?
arangije arabwira ngo nimusinzire kuko igihe n'ubundi kigize gute kirasohoye uwungenza ari bugu bivuze iki rero ikibazo ufite ni icyawe ni icyawe nta wundi bireba kuko uri kubwira nawe afite ibibazo bye cyokoza kubera ko agushakaho inyungu azakubeshyabeshya aguha ubuhanuzi butari bwo akubwira ibintu biri aho bigushukashuka siko bimeze akubwira ibintu biri aho bikubeshyabeshya kugira ngo agukureho n'utwo wari ufite ariko n'ubundi ntacyo bizakumari kubera iki ni wowe Imana ishaka reka mvuga iki kintu data yavuganye nanjye arambwira ngo ibintu abantu birirwa bashaka kuko inshuro nyinshi usanga dufite ibibazo by'ubu buzima twarakoze biranga nta kazi dufite ibibazo ni ibyo mu isi by'ubu buzima kuko gushaka Imana yo muri reka nkubwire ngiye rero impamvu wenda ukuri kwanjye kwinshi aho guturuka Imana impamagara nta muntu yantumyeho nta n'umuntu wanyigishije yarankaranze irankandakanda ibyo nari ndimo byose binkuramo wabyumvishije irema n'impamvu zituma senga ibibazo Imana yemeye ko bimbaho byatumye nshaka iki nshaka Imana bivuze ngo nawe ibibazo bikuriho ni ibituma ushaka Imana kuko data yavuganye nanjye arambwira ngo ibintu n'amatungo n'abatansenga ndabiba ni nabo bafite byinshi kuko nureba urasanga abantu badasenga aribo bantu bafite batunze nibo bafite imodoka nyinshi nibo bafite ibintu byinshi ahubwo wowe Imana ibiguha ryari kuko Petero nanone yaravuze ngo ese ko twasize ibyacu tukagukurikira tugasiga abagore n'abana tugasiga inshundura ku nyanja tuzahembwa iki Yesu arabwira ngo muri mwisi muzakubirwa inshuro 100 z'ibyo mwagize gute mwasize ariko ikirenze byose ni ubugingo buhora bivuga ngo ikintu turusha bari abo mwisi ni ubugingo nuko turi abana b'Imana bwite ni ubugingo buhoraho sibyo yego hanyuma ibintu ubibona ryari suko abana b'Imana itazabaho ibintu cyangwa badatunze ibintu ahubwo ibiguha wamaze kugera ku rugero rukwiri kuko Bibiliya yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibindi byose bizagira gute zaza ari inyongera yego ibindi byose muzabyongere bivuga ngo ibyo biza ari inyongera wamaze kubona agakiza nyirizina ku buryo Imana ivuga ngo uyu mwana wanjye nimuha ibintu ntago bizamugwisha wabyumvishije kuko icyo Imana yitaho si ugutunga mu isi ahubwo icyo yitaho ni ubugingo bwa iyo imaze kubona ugeze ku rwego rero ibyo bintu bitabasha kukugusha irabiguha nyemerera soma ya magambo noneho wabwirwa n'iki turabafite benshi ariko wabwirwa n'iki reka turebe amagambo Paulo yavuze yerekana umuntu ukwiriye kuba umwepiskopi mwiza bivuze ngo byibura ubaye nubwo waba utarajya mu mwuka ngo umenye uyu muntu ariko ni nacyo nifuriza abantu bose kuko Imana irashaka ko bakura Imana irashaka ko abantu bakura nanone data yavuganye nanjye arambwira ngo ese ubaye ubyaye umwana akaguma hasi adakambakamba ngo ndimo kuvuga mu buryo bw'umwuka ariko reka dufatire urugero ku buryo bw'umubiri ubyaye umwana noneho urangije ubonye gukomeje kuba uruhinja nta kambakamba ntahaguruka ntagize wakwishima uri umubyeyi no mu buryo bw'umwuka nuko bimeze bivuga ngo umwana arabyarwa yamara kubyarwa mu buryo bw'umwuka agakura agakambakamba agahaguruka akagenda akaba umusore ndetse akagera haba umugabo bivuze ki mu buryo bw'umwuka bivuze ngo uvuka ubwa kabiri ugakomeza ukabona mwuka wera akakwigisha ibindi akaguhugura ukareka kuba umwigishwa nawe ukajya kuba intumwa ukajya kuba umuvugabutumwa ukaba umuhanuzi nk'uko bigize gute Bibiliya ibivuga ariko abantu benshi banze gukura barashaka gukomeza kuba impinja barashaka gukomeza kuba impinja ntago bashaka gukura kugera ku rwego nabo baba abigisha n'abahanuzi hanyuma se ko uzahemberwa ibyo wakoze wowe nugera kwa so uzavuga ko wakoze iki twahawe itaranto buri umwe wese agomba kugenzura niba warahawe imwe ukabyazamo iyindi
kugira ngo rya kamba ryawe uzambikwa rizabe ririho inyenyeri. Ariya makamba hazaba hariho inyenyeri zitewe n'abantu wihanishije, n'abantu wagaruye ku Mana. Niki wowe uri gukora nk'umuntu uri gukorera ubwami kandi ushaka kuzahembwa? Buri musirikare wese arwanira kugira ngo azamurwe mu maranka, sibyo? Siko bimeze. Turi abasirikare. Buri musirikare wese ntabwo atinya urugamba, ahubwo ararwana, ntabwo avuga ngo mundasire, kuko buri muntu wese ni umusirikare arimo kurwana n'ingabo za Satani. Hanyuma ntabwo akwiriye kuvuga ngo runaka ndasira, ahubwo agomba kumenya ngo ese narasa gute umwanzi, kuko Bibiliya ivuze iki? Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ibi bintu uri gusaba, iyo uvuye ku rwego rumwe Imana ikuzamuye, uhasanga undi muntu muri ku rwego Imana igushizeho nawe ukurwanya kugira ngo utazamuka ngo ujye mu rundi rwego. Bivuze ngo aho uzagera hose uzamuwe, waba uzamuwe n'Imana, uzahasanga intambara ugomba kurwana. Bivuga ngo ntabwo ugomba guhora ubwira abantu ngo bakurwanire, ahubwo ugomba kwitoza kurwana, kuko nta gihe turi mu isi intambara zizashira. Hanyuma rero reka mbabwire, niki wamenya ese umwepiskopi cyangwa umuvugabutumwa, umubwirizabutumwa agomba kuba ameze gute? N'ibiki byibura bimuranga? Tugendere ku magambo Paulo yavuze mu rwambere rwa Timoteyo ibice 3. Haravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. Reka tugende gakeya. Agomba kuba ari iki? Ari inyangamugayo. Bivuze ngo umuntu uri muri iki kibuga muzi neza ko atari inyangamugayo, kandi byagaragaye ko